ibwira Mose ati zana inkoni haleluya tizana iki umuntu ufite umutima haleluya ufite umutima umeze nkuko azakora ibyo ashaka byose irabimika iramuhana ngaho hagarara imbere ye biriya mujya muvuga ngiye kujya mbyirinda ngewe iriya mazina ni amahimbano bishobora kubakoraho ubwo iyo muyavuga muba mushyigikira uwayabizi nimukajya muvuga ibintu bidafitanye isano n'ijuru mwivugira amazina afitanye isano n'Imana iyo bifite ibihamya itiku rirakira itiku muvuge ngo urunda itiku itiku biti haleluya amen ubimana ntishaka amagambo nkunda wese nkundira Imana nkundira Imana haleluya amen iby'igihagararo n'ibituza no kubura imfura ibireba yataratse iravuga ngo mbonye umugabo ese kondeba se haleluya ubuhamya bufite ibihamya ubu buhamya awuzamo reka babwire ikintu cyabaye wenda dupfi haleluya yes ivugo yiwe data wabivuze bizoshika umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana subire mu nguni ibihamya iyo yuguruye nawe ushobora kugara subiramo ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora no muri iyi zone ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana no muri iyi zone ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana no muri ruriya rugo ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana na hano ruguru ku rusengero ibihamya birahari turabifite iyo yuguruye nawe ushobora kugana muri iyi korari ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana no kwa buriya mugabo ibihamya birahari kwa papa divi
iyo yuguruye nta ushobora naha ku ruhimbi ibihamya iyo yuguruye nta ushobora muri aba babyeyi bambaye amarineti ibihamya iyo yuguruye nta hano seshemu ibihamya iyo yuguruye nta ushobora. Iteraniro ryose muhaguruke dusenge gatoya. Ibihamya birahari. Mana turagushimira uyu muriro w'umwuka wera, ibi bihe byiza, uyu munezero, ibihamya birahari. yewe Mana ibihamya ngibiriya we ngibiriya ngibi bihamya birahari. Ibihamya turabifite. Satani watuza usongera na rimwe. Ibihamya birahari. Ibihamya kw'Imana itabesha, ibihamya kw'Imana isoza isezerano. Ibihamya birahari. Kubw'ibyo nta bwoba, nta kwiganyira. Ibihamya turabifite. Niyo mpamvu tuguhaye amashini impundu nyinshi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibihamya birahari. Yewe. Haleluya. Byakozwe n'intumwa igice cya 13. Turasoma n'umurongo wa 22. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Tuvuge amen. Hari amagambo abiri usomye, ndasaba ko iri teraniro muyavuga. Iramwimika, iramuhamya. Muyavuge mwese. Iramwimika, iramuhamya. Tugiye kuganira mu minota mikeya imbaraga z'ubuhamya bufite ibihamya. Ngo iki? Ngo iki batumishi? Imbaraga z'ubuhamya bufite imbaraga z'ubuhamya bufite ibihamya. Igifite ibihamya ni iki? Ni ubuhamya. Tugiye kuganira ku buhamya bufite ibihamya. Ngo buki bufite ibiki? Ngo buki bufite ibiki? Mubwire mwene so niba mutaramye, buri abantu bataramye baraganira. Ubuhamya bufite ibihamya. Imana iguha ubuhamya bufite ibihamya. Imana iguha ubuhamya bufite ibihamya. Ubuhamya bufite ibiki? Ibihamya.
ubuki bufite ibiki ubuki bufite ibiki ubuhamya bufite ibihamya. bamubyivugisha ubuhamya bufite ibiki ese kondeba se haleluya ubuhamya bufite ibihamya ubu buhamya dayimoni n'ibyo buhagarara imbere izahagarara imbere y'ubuhamya ariko bufite ibihamya yegerayo imukuyeho we yarikuyeho namwe muzajya kubisoma hejuru muzamenye uwo ari we kajya muntinza ku bantu badafite ibihamya abantu bavuyeho niba yaramukuyeho yamukuyeho fini ngaho musubizeho ariyo yamukuyeho ntabwo byamukwiye nimba izimya mujye murindira byatsi imukuyeho niba yaramukuyeho turamugarukaho dushaka iki ahubwo mureke dutinde kuwo yimitse Yego. ntabwo dufite iminota yo gupfusha ubusa tujyana kuba yakuyeho wese ko yamukuyeho twabikoraho iki mumugarureho Ntabwo twabishobora. murebe iriya ni inkuru imukuyeho irangije yimika Dawidi haleluya irangije ihaguruka ku ntebe irivu iraraka haleluya iravuga ngo mbonye Dawidi umuntu ufite umutima haleluya ufite umutima umeze nk'uko azakora ibyo ashaka byose iramwimika iramuhamya ngaho hagarara imbere ye yamwimitse byonyine Iramuhamya. Iramuhamya. yamwimitse byonyine Oya yamuhamije aho. Yamuhamije. yanakoze iki Yamuhamije. ariko reka mbabwire ko muri abantu mukunda Imana ubwo mukunze iki kurushaho Kumuhamya. kumuhamya Haleluya. haleluya Amen. iguhamye Amina. bariya abantu basuzugura bavuga ngo ubujya he ngo buri mu biki iguha ibihamya Imana yawe ikumere haleluya iguhe ibihamya bamenye ko kuba waragiye mu rumuri ukibeshya ikumere ibihamya bisobanuke muri bene wacu bose bisobanuke mu baturanyi umuntu watuvugiye Imana nabi wese amenye yuko Imana yacu itavogera Amina. ibihamya haleluya Amen. yamushishaho irangishije n'amuhamya Amina. muyamashi ntikakibure rata ese muri Benayo umva mwebwe ndi kubona ari aho ubutaha mu kanya ndasoza ubwo ngo muzi ngo ndatinda hano washya cyenda kuze mu gakiza nta paje we ushobora gupfa hano hari ibihe ushobora gushya hano sejemu hari ibihe bifite Ibihamya. Amina. haleluya Haleluya. hano twibitseho ibihe bifite ibihamya Amina. Ibihamya birahari. kandi mwebwe
bashaka gupfa hano bashaka kugwa umuntu ibihamya umunezero ushobora kwica umuntu haleluya amina amina haleluya 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 Mani shimwe ibihe bifite ibihamya azashidikanye aze abirebe cyangwa se ahateranire bigezo nashaka azaze muri burakeye cyangwa azaze azijijisha ariko mujye muterana mwivugisha utuntu tw'utugambo azaze aguherewe nabura ibihamya akomeye gusa yabibura ati yabibura ate azaze tumubwire nashaka umushaka uzahera ejo bundi ubyara yego ariko nanone aha turabifite yego turabifite n'uyu munota turabifite niba wanashushe kwirebera wowe urabona bisanzwe wowe cyangwa se taha ritararangira nubishobora ungaye ngaho taha ko bavuze ngo urihuta ngayihute ihute birahari bihamya ntiwihuta gase unaze kutihuta haleluya yego yamwimitse badashaka yego imwimika bamwibagiwe baravuga ngo bagiye kurya atarazi ibivugira mu ijuru iti mupfundikire ibisoro murarya aje Randebe kandi Yesayi yaragiye kuvuga ngo bajye kurya bararya ibi ariko abantu barakabura ari murarya ataraza gute rubanda ruraho ngo mugiye kurya protokoli iti byahiye biri guhora karibu ku meza ku meza Yesayi aravuga ati mushyitsi mukuru uwo ni Samweli karibu ku meza ndati ariko ndarya ataraza mission ntiruzura ntabwo iraba akompli ndabaza mu bana wabyaye naba gusa urebye naba ariko urivamo bazivamo haleluya amen uzarimena tu ariko harimo uzabyivugira uzabivuga utabishaka ariko ubivuge iyi ariko ni iki kuki wemeye ko abantu bamurika atarazi abandi wabakarabije wabambitse urabasiga urangije wibagirwa umwana sorry ariko cyasigaye agaherereza kararagiye ntiwumva ko ari uri mu kazi se Samweli atumva arahari ati arahari ariko urebye iki okay umupfundikire ibisarobe niba hari mupfundikire musubizeho umupfuniko
shira hasi ikiyiko ushire hasi nawe waramaze gukaraba shira hasi kanya mwese mwicaye none se kwari kure ndavuze ngo murarya aje Imana imbabarire muri iri joro izakuvugiraho bakwibagiwe Amen. izakuvugire ahantu warenganiye isubire muri izo nzira isibure ayo mayira sibamenye ikuvugire itegeke ipfundikirisha ibisaro ntazagire umuntu ukurira ibiryo baricara batari ku bundi uriya aravamo iki ubundi se uriya Imana yanze ari yabikanga Abinadabu bikanga Shama iremera kariya gute bati ni ahandi nubwo agiye kubiturisha bikonje nta mwami uza kuva muri Dawidi ibyo musuzugu n'iby'ijuru rigiye guha agaciro uriya muriro ugiye kuza mu karere k'ibiyaga bigari abantu babisuzugura bizakoreka kandi bifatike bigire n'ubuhamya. Amina. Haleluya. Amen. Ntireba nk'uko abantu bareba ireba mu mutima iby'igihagararo n'ibituza no kubura imfura ntibireba yataratse iravuga ngo mbonye umugabo ufite umutima bamureba ukuntu Imana yitomboreye kindamuvumbuye yaje ataranakara ageze ku irembo afite n'agakore kamusha n'isiri ataragera ku ruhimbi umwuka wera itara ritari muri kuri Samweli nguwo Nondebe. twajyaga turirimba kera tukavuga ngo nkunda wese nkundira Imana nkundira Imana haleluya Amen. nguriye ahita nta magambo yibanze nta gusobanura ibyabaye acize atarahumeka atarakaraba bataramwogosha atarambara inkweto bataramwambika imyenda misha ahita apfukama ahita amusukaho amavuta mbere y'abakuru be neza nta nama yabyize nta myanzuro yindi uwo mwanya amenyo muyahekenye cyangwa mumira amacandwe cyangwa muhumeka isigane iyo niyo myanzuro y'ijuru uhereye ngo umwuka w'Imana akajya muzaho cyane iramwimika iramuha ndashaka ngo Imana ikumpera ibihamya uvuga ngo uzapfa utabyaye umubwire ngo ntaho byanditse Imana niyo yibitseho ibihamya iyo dufite ubuhamya bufite ibihamya itiku riracika kwitotomba biracika haleluya muri minota 5 mbisobanura ukuntu itiku ricika kwitotomba bigacika ikumera ubuhamya bufite vuga cyane uti ibihamya shendo base itiku ryavutse mu Bayisiraheli bose batera itiku kuri Mose baramubwira ngo ntibishoboka ukuntu wowe waba umuhanuzi mukuru ukungirije akaba Aroni ushinzwe kuririmba akaba Miriyamu inshimwe ituyobare gute bazana itiku
bati ibishoboka. Abo kwa Rubeni bazana itiku, kwa Simiyoni bazana itiku, ibishoboka. Batatu bakomeye bave mu rugo rumwe. Ubusimane yabuze abandi. Imana itingiye kuzana igihamya cy'itiku. Ibwira Mose ati zana inkoni. Haleluya. Tuzana iki? Nta muntu hano uzi kubwiriza ngo akomerezeho. Haleluya. Ndashaka guca itiku. Zana inkoni. Inkoni yoni. Zana inkoni 12 mu muryango wose n'abanyamatiku bose. Ubabwire bagende bakora inama batora umwe. Inkoni yabo bayandikaho batoje. Imana yitangira umukandida ku muryango wa Balewi. Inkoni ye uyandikeho Aroni. Imana itanga umukandida. Ku yindi miryango irifata. Tuze kureba niba bashobora kwicara bagatora umuntu n'uwijuru ryatoye, tuzareba izarabye. Iyo bifite ibihamya itiku rirashira. Itiku muvuge ngo Amina. itiku. Itiku biti. Haleluya. Amen. Ubimana ishaka amagambo, irashaka ibihamya. Haleluya. Amen. Niba araguhamagaye ibyo nushaka kuzabiceceke. Turashaka kureba kabanyamagambo guru mukirisitu. Turashaka iki? Ibihamya. Rubanda ruti ibyo nibyo. Izarabya tuzemera tuyobora. Ibihamya. Imana yambwiye ngo inkoni izarabya uwo nguwo ni uzaba umuyobozi. Abisiraheli b'ubwanwa burebure bari abagabo b'itiku bati nirabya tuzemera tuyobora. Siba babyivugiye. Yego. Ijuru ryavuze ngo turaziraza hera hahera. Izarabya dore muzirebe zirumye. Batumva nirabya tuzemera. Barangije Mose arazifata ati murebe, mugende mbere murebe nta ndabo zihari. Harimo isanduku y'isezerano, nta ndabo zihari. Niho ngiye kuzirambika. Ijuru ryambwiye ngo mareka araza ayitake. Bati murabyemera mwese umwanzuro mwasinya? Bati nirabye. Umva turayoboka. Barangije barara ihema baricunga kugira ngo ngo Mose ngo atinjiramo akayitaka. Ukuza abanyetiku banga kuryama ngo barerindiriye ku mugoro muri ako kaju bari gushinzwe dekorasiyo. Yego marayika agusige akunogereza. Haleluya. Ijuru rikushakire ibihamya. Amina. Marayika araza. Umwanzuro w'ijuru yarawuzi ko agomba gushaka inkoni yande ya Aroni. Ayitoramo nijoro. Abagabo bari inyuma y'ihema barindiriye. Ayisiga izana indabo. Bicomekwaho bimeze nk'uko nguko birarabya. Ijuru nirivuga inkoni izarabya. Amina.
mu gitondo umusaza yinjira ni ihema ryibonana bamwinjiraho Ye kureba yarabije. baragenda Mose azizana zose uko ari 12 babona imwe yarabije Basanga ahantu babona imwe yarabije bareba izina ryanditseho. bati mubwire n'abana bave mu ihema turebe izina ririho rubanda rwose ruraza rutujye kureba igihamya ku munsi w'ibihamya nta busi ku munsi Imana igiye guca itiku bose baraza nubwo bukwe babutaha badashaka ariko bakaza baza baje kureba kuko useba bagahita bakubitana n'ibici n'ibihamya bati nubwo tumurwanya ariko Imana iramukura nubwo twamujyanye tutabishaka ariko Imana iramuhamije. Haleluya! Mose aratangaza, yemwe Abayisiraheli abato n'abakuru, inkoni yarabije, inkoni yarabije Handitse Aroni. Aroni yibereye mu iteraniro, inkoni yarabije yanditseho Aroni. Itiku ngwiki full stop. Eshabundi itiku ryaravuse i Babuloni, itiku riza rivuga ngo ntibishoboka ukuntu umuntu utaravukiye aha yaba minisitiri w'intebe, ibyegera bitatu bakaba abantu tutazi, ntabwo bishoboka. Turabatwika, bakora imigambi yo kubatwika. Abo bahungu ni Hananiya, Meshayeli na Azariya. Mwebwe mujya mubita ntuzana ntuzana ntuza, ariya mazina sinzongera kuyavuga. Ibintu bifitanye isano n'ibigirwamana ngiye kujya mbyiri, ibintu bifitanye isano n'imyuka mibi ngiye kujya mbyiri. Ariya mazina mwebwe mujye muyavuga, ngiye kujya nirinda kuyavuga. Amazina yabo original ni Hananiya, Meshayeli na Azariya. Biriya mujya muvuga ngiye kujya mbyirinda ngewe. Iriya mazina ni amahimbano, bishobora kubakoraho. Ubwo iyo muyavuga mwamushyigikira uwayabise. Nimukajya muvuga ibintu bidafitanye isano n'ijuru. Mwivugira amazina afitanye isano n'Imana. Meshayeli, Hananiya na Azariya. Ariya yandi mwafashe mu mutwe wumve nyavuga. Ni shaka iki? Mujya mwivugira Hananiya, Meshayeli na Azariya, mwivugire Daniyeli. Rya zina bamuhimbye ntimugatinyuke. Ni Daniyeli, bisobanuye ngo Imana n'umucamanza wanjye. Baravuga ngo umuntu wese utazapfuka ngo aramye igishushanyo tuzamushyira muri ririya tanura. Barangije bati ntibishoboka, Imana yacu dukorera ibasha. Muvuga ijambo ngo ibasha. Ibasha, ibasha kudukiza nawe itanadukiza. Iki kintu ukoze ntidushobora kukira. N'ijuru bati barayiko ushinzwe ibihamya ahita aterana abari kumwe na Yesu, dushaka ibihamya, dushaka ibihamya tubahamye. Baraduhamisha uko uzahamya Imana izakora inama. Yego. Haleluya. Banzura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Banzura ko nyiri umuriro awuzamo. Reka babwire ikintu cyabaye wenda dupfi. Haleluya.
haleluya yaje mu muriro awuzimya waka ngo yagize ate yawuzimije waka bega bati kwadafa bakabona ibikwica biraho aho yabigize ate yabishimije niyo mpamvu haleluya impamvu mukiririmba yawushimije waka mu yandi magambo yabyambuye ubukana yaraje umuriro awuvana mu buriro awushyiramo barafu awuhindura ibindi bintu bo bakabona n'umuriro aho yawushimije muhimana amashyi yabyambuye ubukana we tubatwarahiye haleluya yabyambuye barangije bajyamo bamusangamo uvuge ngo ça c'est vrai Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. ngo bagera gute Ça c'est vrai. bamusangamo ubwo se iyo tutamusangamo ubu mwamumeze mute Ego. Banara. amahirwe yacu rero twamusanzemo nta kigeragezo na kimwe atarimo tukijyamo tumusangamo ngo bigira biti tugerayo no weka makamo bivuge ntacyo tugerayo ariyo neza urwo wabiki ujyayo ariyo batarapfuye guteze noneho mube nk'abivugisha nushaka mutera agatoki mutariyo none se ubwo bazakujugunyayo haleluya Amen. Kandi arimo. kandi ariyo Arimo. mbabwira ukuntu ari amakuru yizewe yatangajwe n'uwajugunyemo ati harya twajugunyemo banga Ni batatu. none se uriya wa kane Umva none ari hamwe. ko mubona kandi ukuntu ndimo mubona ayo makuru yewe ndabona asa n'umwana w'intama w'Imana full stop haleluya yarabyivugiye kubw'ibyo rero arabahamagara ngo baze ashyiraho protokole y'abantu itsinda rishinzwe kwihumuriza kugira ngo bumve ko umuriro ubanukaho protokole icunga imisatsi no gushaka imyotsi mujye kubabaza batari ko ntarasara niko bategereje rero mbese Kigali aracyahashoboye kuko twumvise ko yarwaye kovide ntarapfa bategereje amatariki y'urupfu bashyiraho amatariki yo gupfa kubera iki kuki badashyiraho amatariki yo kubaka etaje ngo bashyiraho amatariki yo kujya mu Burayi ngo bashyiraho itariki yo gupfa kubera iki kandi ariyo haleluya ariko muze gutaha mwivugisha ngo ariyo muzi ukuntu icyo gihamya cyo kujya mu muriro ntushe cyafatikaga muzabaze ikintu cyahise kiba barabinukirije protokole iravuga ngo nta mwotsi ubanukaho n'imisatsi ntiyababutse Nebukadinezari ahita apfukama aravuga ngo muzane igitabo cy'amategeko utazasenga Imana yaba bagabo haleluya ivugishe ngo maze ndore utazayisenga ngo ayubahe ibyo bizarangira iyo Imana izanye ubuhamya bufite ibihamya bituma n'abami bihana itiku muvuge ongera uvuge ngo aratuyoboye ubwo se ngabazana iryo tiku noneho ngo ntabikwiye ubwo byari byanditse ngo ushaka kuba yayobora
nawe abanza ajye mu muriro nadashya aze agasimbuka. Noneho bagenda babaza abanyetiko, tukujugunyemo ntagushya? Akavuga tumva tike nashya. Oya, tukujugunyemo ntagushya? Toya natuyobore, tumureka tuyobore ntajyashya. Itiku ubuhamya bufite murebe yasanto mundebere harya mureke dushaka ukuntu dusenga namwe muririmbe. Oya ndakuze mukakiza muhaguruke. Turashaka ubuhamya bufite ibihamya. Ugira inzu ifite ibihamya, ugire perime ifite ibihamya, uzakora ubukwe bufite ibihamya, ube muri Kigali ufite ibihamya. Muvuge amen. Umuntu wese ahumirize, mwese muhumirize. Utarakira Yesu, ushaka kwihana utarya igaburo ryera, aba ari wowe wenyine uzamura ikiganza. Hanyuma Imana itanga ibihamya iraba yamubonye. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, umaze kumukuraho wimika Dawidi uramuhamya. Ntabwo byagarukiye kumwimika, iriya nirinye kontinuweri uramuhamya. Ibi birakwiye, ibi birakenewe mu itorero ry'iki gihe, ibi birakenewe mu bakozi b'iki gihe, ibi birakenewe. Hakenewe abakozi bafite ibihamya bizeye ko bahamagawe n'Imana, isi idakanga, umuriro udakanga, bafite ibihamya. Ibi birakenewe. Isi iri gutera ubwoba, ariko ufite ibihamya ntashobora kugira ubwoba. Ibihamya birakenewe. Iri teraniro ryeze, abihana ubababarire muri uku kwezi, utanga ibihamya bigaragaza ko abantu bahamagawe nawe, ibihamya bigaragaza yuko urugo rwubatswe nawe, ibihamya bigaragaza ko turi Kigali byemewe n'ijuru, ibihamya bigaragaza ko tutiyoboye. Ibihamya birakenewe. Inama y'ijuru n'ibitange, inama y'ijuru, inkoni zari zirumye, abantu barasuzuguritse, ariko hakeneyeho indabo. Turashaka ibihamya Mana, ibihamya we. Aba bantu bamaze igihe ku musozi, hakenewe ibihamya. Imana yawe kubahwa. Haleluya we, haleluya we, haleluya we. Hakenewe ibihamya, hakenewe ibihamya ubukwe bukaba isaa 9:15. Ubuhamya bube Mana we. Hakenewe ubuhamya iyi ndwara ikire. Abavuze ngo ntabwo azakira bazamenye ko Imana ishoboye. Abavuze ngo nazabyara bazamenye ko Imana ishoboye. Abavuze ngo uriya ntiyakizwa bazamenye ko mu ijuru hari Imana ihamagara umuntu yarangiza ikamuha. Ndagushimiye. Abihana bose bababarire, abongerewe kwizera ubishimirwe, abogaruriye ibyiringiro ubishimirwe. Icyo tuvuze twiyoroheje ni uko tuzaguma mu nzu yawe, kuko ibihamya bihari birahagije. Urakoze Mana. Imitima yacu yitsa twese tuvuga ngo amen. Turagushimiye cyane Mwami Yesu. Iri teraniro rifate, umuntu wese uri muri iri teraniro umwiharire, mugirane kontarasha nawe. Ibyo mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'ibihamya. Amen. Mwicare. Nasaba ko dukora ikintu kimwe, ubundi abaririmbyi bakaririmba. Fore ni iki? Ituro. Ndabemeye rero, muhe Imana amashyi. Zana ibiseke bibiri, tutabare turuhure na pasiteri umushyitsi. Pasiteri ngwino hano dufashe pasiteri David. Hereza igiseke kimwe, uyu pasiteri nawe muhe ikindi, hanyuma ngiye nikoranire n'iyi zone, nawe ukorane n'iyo zone.
ufite ituro ry'inyubako wese azashyiremo ahangaha, wowe urashyiramo ingoma. Ntihagire umuntu n'umwe usigara atazanye ituro, utarifite abwire mugenzi wa mubi. Nabonye n'abantu batagira badatanga, iyo umusabye ituro araguha, mubwira uti mwituro niyubakira inzu y'Imana, naguhe twiyubakire urusengero, kandi ayo ufite yose arakora. Niba ari 500, ari 1000, ari 100, ari 200, ari 500, ayo Imana ikubwira bari yuzana, ariko twubaka urusengero. Imana ibahereza umugisha, Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibaha umugisha. Iyi nzu nayo ni ibihamya biri hano, Imana ishimwe cyane. Imana ibamera umugisha mwinshi, Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha. Ugize neza cyane, Imana iguha umugisha. Aho ukuye Uwiteka hongere, Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibahereza umugisha. Mu Imana amashyi abantu bemeye gutanga amaturo banezerewe. Imana ikomera umugisha. Ayo ufite yose arakora, Imana nigusaba. Ayo udafite, ayo ufite bariyuzana, amafaranga yose arakora. Iyo aje mari make agasanga ayandi make ahita aba menshi. Dutange turi benshi biriyongera. Haleluya! Abatarimo muhaguruka mu Imana amashyi kugeza abantu barangije gutanga amaturo. Amashyi ntuyahagarike, ntimuyahagarike. Aya mashyi naherekeza abatanga amaturo, ntuyahagarike, uyahagarike uhaguruke. Uyahagarike uhaguruke, uyahagarike ari uhaguruke, ntuyahagarike. Imana iguha umugisha, ntuyahagarike. Urakoze cyane, Imana ikomere. Akanyenyeri 182 twagezeyo. Mukureho ifunguzo, mufungure telefone, mushiremo na rya jwi risakuza kugira ngo bisobanuke neza. Aha, telefone mwazifashe. Akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, 07 91 56, akanyenyeri ugashyiraho amafaranga, ugakanda ku rwego, uraza kubonamo ijambo ADPR, uhita ushyiraho umubare w'ibanga. Ko zitaravuga telefone, reka dusubiremo rimwe. Akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 07 91 56, akanyenyeri ugashyiraho amafaranga. Zirimo ziravuga cyangwa ni sente? Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana iguhe ibihamya bifite iki? Ibihamya bifite ubuhamya. Amen. Ubuhamya bufite ibihamya. Ubuhamya bufite ibihamya. Gira mugenzi wawe Imana iguhe ubuhamya.